Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba cyakozwe uyu munsi kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitujye kuba tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ya tariki twari dutegereje turi benshi yageze, abambere uyu munsi bakoze ikizamini cyakozwe uyu munsi. Fata agapapuro, ufata ikaramu, ugende wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo nukwibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ngo ikizamini gishya dushyizeho, kugira ngo isomo rishya dushyizeho ujye uhita ubibonera ku gihe. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online ntibyagukundira kuza kwiga ngo tukwigishe mu shuri. Turakwigisha mu buryo bwa online aho waba uri hose mu gihugu, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0789 935 16 ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo icyapa gisobanura iki. Bibutsa ko hari amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Iyo video iri kuri YouTube, muzajye kuyireba, ariko hari n'indi nera kuhakorera noneho icyapa n'ibibazo byose babaza ku icyo cyapa kugira uzahita ubibona. Kugira rero ukanda subscribe aho hasi. Iki cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ugiye kurebamo icy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Aravuga ngo birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. Beka ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. Seka ngo birabujijwe ku binyabiziga byo bikorera ku giti cyabo. Deka ngo parikingi. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Kino cyapa gisobanura iki? Kugira umenye ubusobanuro bw'ibyapa, uramaze ukamenya ese kino cyapa kimwe mu buhe bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Ndabutse nkubwiye ubwoko bwa kino cyapa wahita umenya igisubizo cy'ukuri. Rero maze uhitemo igisubizo cy'ukuri ndabikubwira nyuma. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo. Rero ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Birashoboka ko nabagiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo uhagaritse video kugira ngo uze kureba amanota ko uragira kuri 20 ariyo wari kugira mwa kino kizame cyakozwe uyu munsi. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Birabujwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Urumva birabujijwe, icyapa kibuza. Rero ni ingenzi kumenya ubwoko bwa buri cyapa, ukamenya n'icyiciro bibarizwamo. Kino cyapa iyo ukibonye ushobora kuba uwaparitse nk'ahantu bakaba baje nko kukwandikira, ariko hari kino cyapa, uhita ubwira umuntu uje kukwandikira. Akenshi bakwandikira bitewe n'ukuntu wisobanuye, akamubwira ati ahubwo usanze nayo ngiye guhaguruka. Kubera kino cyapa iyo gihari ntabwo wemerewe kuhagarara umwanya munini, ariko uba wemerewe kuhagarara nka kwa kundi ushobora kujyanya umwana ku ishuri agiye kuvamo, cyangwa hari nk'akantu ugiye gufata bakuzaniye. Rero uba wahaparika kino ikinyabiziga cyawe ariko akanya gatoya atari umwanya munini. Ndakeka ko rero baramaze guhitamo B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online wazagerwaho ugakora rimwe. Rero mutwandikire kuri 0789 935 16 tubibafashemo. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Cyitegereze, gifite ishusho y'uruziga. Iyo bavuze ngo ishusho y'icyapa, ese uri kubona ari impande eshatu, ese uri kubona ari impande enye, cyangwa uri kubona ari uruziga. Ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Harimo igare, kubona ko harimo n'abanyamaguru. Kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe uze kureba amanota uragira kuri 20. Aravuga ngo aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. Beka ngo aho abana bagenewe kwigira gutwara amagare. Aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare, akaba ari nk'ahantu abana bagenewe bagomba kwigira amagare. Seka ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru. Naho D ikavuga ngo n'abanyamaguru itegetswe. Naho D ikavuga ngo abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Ese kino cyapa gisobanura iki?
kiriya cyapa uramanza umenye se kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Kiriya cyapa rero ubusobanuro bwacyo ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Uri kubona ko ikintu cyose kiba kiri mu kirango baba bakigutegetse. Niba harimo wenda nk'inka bari kuvuga ko ari inzira y'amatungo itegetswe. Niba harimo, hano uri kubona harimo igare ndetse hakabamo n'abanyamaguru, ubwo bivuze ko ari inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Urumva n'igisubizo ubwacyo gihita kikubwira ko iyo cyapa gitegeka. Iyo uzi ubwoko bw'icyapa kumenya n'ubusobanuro bwacyo biba byoroshye. Iyo video twamaze kwikora iri kuri YouTube channel, genda mbategura n'andi masomo abafasha kumva neza bino bizamera byabajijwe kugira ngo ujye tuyabonera ku gihe. Ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda, najya mbishyiraho ugahita ubibona ku gihe bidarindiye ko abandi aribo bagusharinga link. Rero ndakeka ko waramaze guhitamo se, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga cyikurura n'ubw'umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Izihe romoroki? Aravuga ngo romoroki ifite feri y'urugendo. Mbega ngo romoroki idafite feri y'urugendo. Siga ngo romoroki itarenze ibiro 750. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Mbibutsa ko bino bizame, bino bibazo baba babashije biragaruka, ndetse binagaruka bimeze gutya. Kugira ngo uzagende ukore rimwe uhita utsinda, bari gusaba gukosora ikizame cyose cyakozwe, ukareba n'ibyakozwe mbere, biba biri kuri YouTube channel yacu. Hasigaye wazagerwaho ugakora rimwe, murabizi niyo ntego yacu. Hari ikintu kiri kukugora mu gihe uri gukosora bino bizame, wandika iryo somo muri comment ukavuga ati wenda muzantegure isomo ku matara, ku bimenyetso wenda bimurika, nkazayabategurira kuko nayo maze kubategurira nayo mwari mwaranyandikiye muri comment. Comment zanyu zose ndazisoma, nkareba ibiri kubagora, nkagenda bahereza amasomo wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ndakeka ko hano wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. N'igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, romoroki idafite feri y'urugendo. Ese waramaze guhitamo B? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wayihisemo, ndakeka ko kigarutse mu kizamu uzakora kitakunanira. Ega niyo mpamvu tuba twaje gukosora bino bizamera byakozwe, no kugira ngo ikintu cyose wakosoye nikigaruka ntikizakunanire. Murabizi ibibazo rero biragaruka. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ubuhe bugari? Aravuga ngo metero 2 na santimetero 10. Mbega ngo metero 2 na santimetero 50. Seka ngo metero 3 naho deka ngo metero 2. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Bibutsa ko batakikubajije bagishyize muri santimetero na metero. Bashobora gufata zino santimetero bakazishyira noneho muri metero gusa, bakavuga ngo A, metero 2 n'ibice 10. B, metero 2 n'ibice 50. C, metero 3. D, metero 2. Bagafata ziriya santimetero bakazihindura muri metero. Murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. Ubwo ni ugufata ino 10 ukagabanya 100 bikaba 0 n'igice kimwe. Wabiteranya kwira kabiri kaba 2 n'igice kimwe. Kuvuga ngo 2 n'igice kimwe no kuvuga 2 n'ibice 10 byose aba ari kimwe. Murabizi iri inyuma y'akadomo nta kintu bivuze. Rero niba gihindura bakakiguhereza mu kizame bahinduye zino ngero bakaguha ngo 2 n'ibice 10 cyangwa n'igice kimwe, ntibizakugore. Niyo mpamvu ndi kugenda bategura amasomo yabafasha n'ay'ibipimo, ndi kuyabategura kugira uzahita uyabonera ku gihe. Ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda, nazabishyiraho ugahita ubibonera ku gihe. Hano igisubizo cy'ukuri rero nta kindi ni A, metero 2 na santimetero 10. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cy'ukuri cyanyacyo waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Ese kiba kigenewe ibiki? Hano bisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo guhagararwamo umwanya muto gusa. Mbega ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini, ndetse no ku mihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko mumaze kubimenyera iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri.
bashatse kuvuga ngo a ni igisubizo cy'ukuri ndetse na b ikaba ari igisubizo cy'ukuri, naho d ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo ho biba bishatse kuvuga ngo a ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, b ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na c ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Hano babona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro rero, ndakeka ko bamaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Murabizi ntabwo wagenda utwaye ikinyabiziga uhetse wenda nk'ibintu biri kugenda biri kwikurura mu muhanda, cyangwa se bikaba biri mu mbavu z'ikinyabiziga bikaba byambangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ntabwo biba byemewe, birabujijwe, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Aravuga ngo imashini zihinga, mbega ngo ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Seka ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri, a ikaba ari igisubizo cy'ukuri, imashini zihinga, na b ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. d ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ngo a ikaba atari igisubizo cy'ukuri, b ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Uritegereza neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba mu manota uraza kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni a, imashini zihinga. Imashini zihinga zo hari igihe bitewe nta niri niba iri mu kazi birashoboka ko ibintu itwaye bishobora kugenda biri kwikurura hasi, rero niyo mpamvu zo zitabujijwe. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ari a. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Niba utari wagihisemo nikigaruka ndakeka ko uzagikora. Mbibutsa ko kode zirahari aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Ikintu ukora ni kimwe, uduha amasaha ubonekaho ku munsi. Iyo ageze turaboneka tukaguha amasomo, tukaguha imyitozo ihagije tugeneye kwa bino bizame babaza n'ibibazo bababaza n'ibikunzwe kubazwa cyane. Wazagerwaho gahunda yacu aba ari ugukora rimwe. Dutangira umwaka dukora rimwe, uno mwaka uzabe uw'intsinzi kuri twese. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0788 935 16 26 tubafashemo. Birashoboka ko waba uri mu mujyi wa Kigali ariko ukaba utazi computer kandi uri hafi gukora. Turagusanga ahantu uri cyangwa tuguhe we aho dusanga bitewe n'ibyoroshye, ahasigaye tukwigishe computer nujya mu kizame ntizakubere imbogamizi. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0788 935 16 26. Ukeneye kwiga ikinyabiziga naho ukoresha iyo nimero tukabigufashamo mu gihe gitoya cy'ukwezi, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri izo nimero. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo a, imashini zihinga. Ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya karindwi, kirabaza ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Kino kibazo bakunda kukibaza cyane. Aravuga ngo ku binyabiziga by'ingabo, mbega ngo ibinyabiziga bihinga cyangwa bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Sega ngo ibinyabiziga bya polisi, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Abino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza uhitemo igisubizo cy'ukuri, cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri rero nta kindi ni B. Ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga
kilometero 25 uvuye aho ziba. Ese waramaze guhitamo B? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Ndakeka ko waramaze kuyihitamo. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko hari ikintu ubonye kiri kugora uri gusora kino kizame, ucyandika muri komenti nkakikwigisha. Waba uri hafi gukora ufite igihe gitoya cyane, ukanyandikira kuri WhatsApp nkaba naguteguraho isomo wazagerwaho ntihazagira ikikugora. Murabizi gahunda yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo B, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Ese iriya mirongo igaragaza iki? Aravuga ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri. Beka ngo ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. Seka ngo hanyurwa n'abanyamaguru. Naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo cy'ukuri hano. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo uze kureba ko amanota ugize mwa kino kizame cyakozwe uyu munsi ariyo wari kugira iyo ujya gukora. Iyo ubonye ugize amanota make, uratwandikiye cyangwa uduhamagara tukakwigisha, cyangwa ukarushaho gukosora ibizame byinshi biba byakozwe kugira ngo ubone ku bibazo bigiye bitandukanye. Kandi icyiza cyo gukosora, ikintu wakosoye buriya wakoze ntabwo ukica. Iyo wagiye gukora ntabwo waba wakica, kuruta uko wagenda ugasoma ibitabo ukagenda ugasa nkaho uri kubiboroka. Hano iyo ugikoze kugira kizagaruke kikunanire bigoye. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. N'igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se ahanyurwa n'abanyamaguru. Murabizi iriya mirongo iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri aba ari ahanyurwa n'abanyamaguru. Iriya mirongo y'aho abanyamaguru bambukira si ibiteganye n'uriya murongo urombereje hagati mu muhanda ugabanya umuhanda mo kabiri. Ibiteganye. Iyo bavuze gutegana, niba nanditse H, wenda inyuguti ya H ni imirongo ibiri iteganye n'akarongo gatambitsemo hagati. Ubwo muhise mwumva gutegana bishatse kuvuga iki? Impamvu mba bitinzeho, hari abantu badukurikira batarabaye nko mu Rwanda cyane, cyangwa wenda bakaba bari no mu mahanga ariko bateganya kuza nko mu Rwanda, bagatangira bakiga amategeko y'umuhanda, wenda bateganya kuzahita baza gushaka impushya. Ndabizi hari abajya bampamagara, hari abajya banyandikira. Niyo mpamvu Kinyarwanda mbona cyagorana, bakoresheje gikomeye mba ngomba kugisobanura. Murabizi hano ntabwo tuba turi gukosora gusa, ahubwo tuba turi no kwiga. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo C, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo ni iki mu biri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Ugiye kudepasa mu ndimi z'amahanga niko babyita. Ese ni ibiki wakwirinda mwa bino bisubizo bine baduhaye? Aravuga ngo nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Beka ngo mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Seka ngo aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu saha. Deka ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ni iki wakwirinda muri ibi baduhaye? Ndakeka ko wamaze guhitamo cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Hano impamvu igisubizo cy'ukuri ari A, biba bigoye kuba wadepasa uri mu kona. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Murabizi biriya bimenyetso bimurika mu zindi ndimi z'amahanga bazita feu rouge, none usanzemo umuhondo. Ese ni iki uba ugomba gukora niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Hitamo icy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Aravuga ngo kongera umuvuduko. Beka ngo kugumana umuvuduko wari uriho. Seka ngo kwitegura guhagarara. Naho dega ngo gufata feri cyane. Ese ugomba gukora iki? Wari uri kugenda mu nzira nyabagendwa, ugize hari ahaba hari ibimenyetso bimurika za feu rouge mu zindi ndimi z'amahanga, usanzemo umuhondo. Ese ugomba gukora iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko wamaze guhitamo cy'ukuri. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ugomba kwitegura guhagarara. Kubera iki ugomba kwitegura guhagarara? Ubu ugiye kuva mu muhondo ugiye guhita ujya mu mutuku. Niyo mpamvu ugomba kwitegura guhagarara.
ese waramaze guhitamo se, ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Mbibutsa ko icyo somo namaze kuribakorera ryo ku bimenyetso bimurika. Subira kuri YouTube channel yacu Rwanda Driving College TV urebe iryo somo twarishyizeho. Nubona utari kuribona unyandikiye kuri WhatsApp umbwira ati wampaye iyo somo ryo ku bimenyetso bimurika. Iminota 2 uba wamaze kuribona, hasigaye ikibazo cyose cyerekeye kwa bino bimenyetso bimurika kere kuzongera kukugora. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo se, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Bikurikizwa gusa he? Ari ava ngo mu masangano, mbega ngo mu bimenyetso bimurika, ubwo ni kuri za feruje. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri mu masangano cyangwa mu bimenyetso bimurika, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ibyapa bibuza n'ibyapa bitegeka bikurikizwa gusa he? Murabona ko ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho. Nenda kuhakorera video noneho irabiriho icyapa n'ibibazo byose babazaho, kugira uzahite uyibonera ku gihe. Kanda subscribe aho hasi. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe? Bino bisubizo bine baduhaye, ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese waramaze guhitamo D? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Ikibazo cya 12 kibabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Ese ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Bibutsa ko urabizi bino byapa bari gukunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho. Ibi byapa biburira birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. None bibereyeho kugira bimenyesha umugenzi ko hari iki? Hano bari kuvuga umugenzi, ntugire ngo ni wewe w'umunyamaguru. Umugenzi hano bari kuvugana umuyobozi w'ikinyabiziga n'ubundi. Rino jambo mujye mureba ukuntu barikoresheje, hari igihe barikoresha nanone bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga. Umugenzi naryo ni ijambo bakoresha bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga. Arava ngo ko hari icyago, bikaba bibereye kumenyesha umuyobozi ko hari icyago. Mbega ngo icyago kidasobanuye ukundi. Seka ngo imiterere y'icyago gitunguranye, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Biriya byapa biburira bibereyeho kugira bimenyeshe umuyobozi iki? Hano rero ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ko hari icyago. Impamvu bikumenyesha ko hari icyago, niba ugiye kugera ahantu hari amatungo menshi akunda kwambukira ku buryo budasanzwe, barashyiraho icyapa kiburira kirimo inka, bahite bikubwira ko ahantu ugiye kugera hari icyago. Udafashe ingamba bishobora kuguteza icyago. Niba hari umuhanda urimo utubuye dutaruka bakabishyiraho, niba hari umuyaga w'intambike bakabishyiraho. Ibyo byapa biburira kugira ngo nuhagera bikuburire ko hari icyago. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri ari A. Ndakeka ko baramaze kugihitamo, ndakeka ko baramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kibabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda uri kujya iburyo ukagaruka ibumoso. Ese gutwara kuzungazunga mu muhanda, hano hari ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. Mbega ngo ni bibi igihe cyose. Sega ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine, naho dega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Uri gutwara uzungazunga ujya iburyo ugaruka ibumoso. Ese hano babona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Ni bibi igihe cyose, atari kuvuga ngo ni ku binyabiziga runaka, ahubwo ni bibi igihe cyose. Niba wari uri kuzungazunga umuntu akaba yaragiye gutepasa, yabatangiye atangiye gukata ibumoso. Murabizi kudepasa bikorerwa mu ruhande rw'ibumoso, ariko igihe cyose ntabwo ari ibumoso. Yabatangiye kugutepasa ugahita uzungazunga, ugahita umusanga aho ari ukabura mugonze. Niyo mpamvu kugenda uzungazunga mu muhanda ni bibi igihe cyose. Ndakeka ko ramaze guhitamo B, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Ko telefoni twaziguriye ari izacu zigendanwa, bari kutubuza kuzikoresha ryari? A rivuga ngo hari ibimenyetso bimurika, ubwo zira feruje. Mbega ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha, ibintu bya kilometero runaka mu saha. Hari umuntu wigeze kumbaza se ugenda uri gupima, ufite metero ukagenda uri gupima ikinyabiziga cyawe gifite ahantu uri kubirebera, akakubwira ati nuko ugenda kuri muvuduko uri kugendaho musa urabugiye wenda kilometero 50, ikinyabiziga cyawe kibifite. Ndakeka ko abantu mwicaye hari
ku ntebe y'imbere mujya mubibona. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, naho D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, kuko ahatari ibimenyetso mu gihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 ntabwo ariho honyine bakubuza, ahubwo bakubuza igihe cyose utwaye ikinyabiziga kudakoresha telefone. Ikibazo cya 15 kibaza ngo hari icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ashaka kujya iburyo. Uri kubona hari hakurya hari umuntu ushaka kwambuka uno muhanda, uno muyobozi agiye gukatiramo, hakaza n'undi munyamaguru nawe ushaka kwambuka ajyayo. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze ahantu hameze gutya, uba ugomba gukora iki? Uba ugomba kugira iyo myitwarire. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Mbibuza ko video y'amashusho yose abazwa nayo namaze kuyabakorera muri bwa buryo bwo kubashyiraho ibintu bibafasha kugira ngo nimugerwaho muzakorere imwe muhite mutsinda. Suba kuri YouTube channel yacu irebe, nubona utari kuyibona kubera hatangiye kugeraho video nyinshi, unyandikire mpite nyiguhereza. Aravuga ngo gukomeza hagati y'abanyamaguru babiri. Beka ngo kuvuza ihoni akongera umuvuduko. Seka ngo guhagarara abanyamaguru bakambuka. Beka ngo reka umunyamaguru umwe atambuke ubone umwanya wo gutambuka. Ese uba ugomba gukora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, hano hari fresh y'umutuku ni wowe utwaye ugiye gukatira hariya, umunyamaguru umwe ari hakurya undi ari hakuno, kandi bose bashaka kwambuka, umwe akagira hakurya undi akazi no hakuno. Ese uba ugomba kubyitwaramo turi umuyobozi w'ikinyabiziga. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ndakeka ko waramaze kubibona, ndakeka ko waramaze no guhitamo igisubizo cy'ukuri, birumvikana. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Uba ugomba guhagarara abanyamaguru bakambuka, nta byo gusiganwa n'abanyamaguru, ukareka bakamaza bakambuka ukabona gukomeza. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo aha ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora. Umuyobozi w'ikinyabiziga ngo uyu uba uratwaye ubonye hari umunyamaguru utangiye kwambuka, ese uba ugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. B ngo kuvuza ihoni agakomeza. C ikavuga ngo tegereza mu nzira y'abanyamaguru kugeza imodoka izimye. D ngo kongera umuvuduko mbere yuko abanyamaguru bambuka. Ese uba ugomba gukora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukaba ugeze ahantu hameze gutya? Reba iyo video y'amashusho yose kugira ngo nibajya bakubaza ikibazo cyerekeye ku mashusho kere kujya kikunanira. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko bamaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Uba ugomba kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. Ubundi nujya mu kizamini bakakohereza ibibazo byerekeye ku banyamaguru, buri gihe uba ugomba kwemerera abanyamaguru bakamanza bagatambuka ukabona gukomeza. Hari abantu njya mbona ukabona atwaye nk'imodoka, umuntu atangiye no kwambuka ari muri zebra, ugasanga umuntu ahise akomeza aratwaye. Biriya bintu ntabwo ari byo. Mwebwe muri kwiga amategeko y'umuhanda muzamenye ko biba bitemewe. Uba ugomba kureka umunyamaguru akamanza akambuka ukabona gukomeza. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buhe buryo? Rishyirwaho ku buryo bukurikira. Ubuhe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Bega ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. C ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, naho D ikavuga ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ashyirwaho ku buhe buryo? Zira autobus zitwara abanyeshuri. Aravuga ngo amatara abiri ashyirwa inyuma.
mbega ngo amatara abiri ashyirwa imbere. Sega ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, naho deka ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Rimwe rigashyirwa imbere kugira ngo abaturuka imbere baribone, indi gashyirwa inyuma kugira n'abaturuka inyuma baze kuribona. Ndakeka ko rero mwari mwamaze guhitamo C, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Araba ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50, beka ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi. Kirabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Kigaragazwa ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku ku manywa. Mbega ngo agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. Sega ngo itara ry'umuhondo cyangwa akagarurarumuri k'umuhondo, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mbibutsa ko kode zirahari aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare kuri 078 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu, kaduha amasaha abonekaho ku munsi. Nubwo waduha saa 4 z'ijoro tuba duhari, tukakwigisha gahunda bari gukora rimwe. Ndakeka ko mumaze kubimenya. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Abantu muri hafi gukora mujye murareba kino kizami cyose cyakozwe. Ibibazo biri gukunda kugaruka. Murebe biriya bintu ndi kuba napostinze by'ibibazo byakunzwe kubaza, ari amasuzuma ngenda mbahereza. Ariya aba ari ibibazo biri gukunda kugaruka, kugira ngo nikigaruka mu kizame cyawe uhite ugikora. Ikindi byo no kubusaba gukanda subscribe niba utari wayikanda. Ibindi mugirire byiza, kandi uno mwaka nta gukora kabiri, no gukora rimwe, niyo ntego yacu. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.